mukomere amashyi cyane. Niba ESKF tugiye kuzuza imyaka 3 iri imbere, 50% bituruka ku ruhare rwa Nkurunziza Jean Claude Maître Gasatsi. Yaraducumbikiye mu gihe amaklub amaze imyaka n'imyaka bakinira hanze, ariko we yatuvanye ahantu twe turi kuri Sport TV ati oya ndabashaka hano bacu kugira ngo duhurize hamwe ubumenyi bwacu bw'akarate. Mu minsi iri imbere tuzamushimira mu ruhame ari sensei mukuru uvuye hanze, kandi ari igihembo ESKF kumuteganya. Harimo kandi nanjye buriya Jean Claude bakundana abantu ndakunda. Mpamvu mbivuze ESKF ishingwa hantu tujya mu Jean Claude akina watu, ariko ibintu byacu byose mubona ko abari imbere byacu byose bifashe mu mutwe. Nanjye Jean Claude ndamushimira. Ni nawe ushinzwe intara y'umujyi wa Kigali, numara bakajya Rubavu bakajya mu Majyepfo bakajya Amajyaruguru. Ni ibintu byiza cyane, umuntu ukunda karate kandi agakunda n'abakarateka, ni ibintu bidasanzwe muri environnement turimo.